Ndabaramukije abakunzi ba All Globe TV, amazina yanje nitwa Melise Irankunda. Uyu munsi nishimiye ubutumire Yves yampaye, tugiye kuganira bicinga kuri runo rubuga rwanyu, kuko nanje ndafise urubuga nkoreramwo rwitwa Igeniki Ministry, ariko uyu munsi Imana yashimye ko mpura na Yves kugira ngo tuganire. Ntitwari tuzinanye, ariko Imana yaduhuje kubw'igikorwa cayo, kandi nizere yuko mu minsi iza tuzoza tuganira ibintu bitandukanye byubaka imitima yanyu. Imana ibahe umugisha. Bakunzi ba All Globe TV, nongeye kubasuhuza, mugira amahoro. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko Imana ikomeje kubarinda nkuko mbibifuriza. Rero ndabashimira by'umwihariko, ndabashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mukora share, mwebwe mukora comment. Nzahora mbashimira kugira ngo mwumve ko ku mutima wanjye mba ndekonesa igikorwa cy'indashyikirwa muba mwakoze. Uyu munsi tugiye kujyana ikiganiro cy'iminota mikeya, ndi kumwe n'umuvandimwe aha ngaha. Mumaze kumwumva, amaze kwibwana, aretse arabanza arabibwira, danza muha ikaze. Rero tugiye no gufatanya, tujya kuganira, hari ibyo tugiye kuvuganaho. nawe ubutaha buriya muzamubona ari we uri principal kuri kamera, ariko uyu munsi amfashe kugira ngo tubashe kugira tubagezaho namwe. Ubutaha muzamukurikirana, afite ibintu byinshi kandi byiza, twajyanye ibiganiro byiza, numva ndamukunze, kugira ngo rero mwamaze kumwumva namwe. Reka rero twinjira ku bintu bike nshaka ko tuza kuganiraho uyu munsi. Neza, umeze neza? Meze neza Yves, nawe umeze neza ndibaza? Ya, meze neza. Yves uyibona gute? Yewe ntabwo nkunda gukonje mu buzima bwanjye, ntabwo ndi umuntu ukunda nyine ibintu bihe by'ubukonje. Nikorera yasama iramfasha, nubwo abantu benshi izuba ribabangamira, ariko nabasha gusporta ubushyuhe kurusha na sporta ubukonje. No mu Rwanda, nkiba mu Rwanda nabaga rumva mu cyiciro cy'amateatire, nabaga mu itorero bita Amashirika guhera za 2013. Ugasanga turazenguruka intara z'u Rwanda, hari intara zimwe na zimwe twajyaga muri zikonja zo mu majyaruguru, nararwaraga, byarambangamiraga kubera ubukonje bwaho. Noneho utekereza narabangamiwe n'ubukonje bwo mu birunga ipfiyo ngiyo, noneho utekereza ubw'uburiro bwaho urimo na sino amprise. Rero jewe uko bimeze muri bino bihe, urabona imyaka mazino n'imyaka 15 irenga, ndetse ubu rero kubera ubukonje bwo ngana naramaze kumenyera. Iyo ndoye muri Afrika numva ahubwo burya bushuhe bumbangamiye, nkavuga nti Imana asubiza muri hariya hakonje. So nuko birumvikana ko muri Afrika arashyuha, by the way, arashyuha nako hajyanye n'ubukonje bwatwe muri minus komye. Afrika byo mu mateka. Yego. So Yves, reka rero tudatinze, narakurikiranye ikiganiro watanze kuri iyi channel yawe. Uriko uravuga yuko inosi iradusuka, inosi ikatwereka yuko dutegerezwa kubaho na cyane muri systeme tubayemo muri Sweden. Uramaze kubibona, itubwira ngo utegerezwa kuva kuwa mbere gushika itariki imwe, ahubwo gushika itariki 30 bakubwira ati utegerezwa gutonda mu kazi, bakagutwara nk'ukumengo uri mbata yabo, ukumengo turabaswe n'ubuzi. Umva donc urabona yuko baba hari ahantu baba bariko baradusuka, tuba turiko turacinyizwa. Ndetse nigiki washatse kugira ngo uhamirize abantu kumva yuko batotwagwa cyane na systeme yo muri bino bihugu cyane? Ndaza kubisubiza mu magambo ataza kugorana kuyumva, ariko nanone ndaza kubisubiza mu buryo ki biri bwumve n'umuntu, biriza kumvwa n'umuntu w'umuhanga. Kuko ibi bintu navuga ko harimo no guhishurirwa, mbere na mbere yuko buriya tugira ibintu tugeraho, hariho mbere na mbere kwanza guhishurirwa. Kandi guhishurirwa ntabwo ari ibintu biza gutyo, bisaba ubwenge. Ubwo bwenge rero si twiga mu ishuri, ni ubwenge buva ku Mana, ni wisdom. Rero nanjye ndi mu bantu navuga ko hari aho nagiye ndangara, ariko nanone ndi mu bantu batigeze basaba akazi. Yewe mu buzima bwanjye
nageze muri kino gihugu nibwo bwa mbere nabonye nashatse akazi kanyishyura ku kwezi. So kubona salary ya buri kwezi, mbyuka mu gitondo njya mu kazi, mbyuka mu gitondo njya mu kazi, nibyo bintu byantonze muri kino gihugu, kubera yuko utegetswe kugera mu kazi aya masaha, uva mu kazi ufite stress, amatiku yo mu kazi se, wamara kuza wagera no mu rugo nta kindi kintu cyawe watekereza, urahagera ugasanga uri gutekereza uko akazi ejo kazagenda, kugira ngo unezeze boss wawe se, kugira ngo unezeze chef wawe ukuri aho ngaho uri hafi yawe, kuko uri hafi niwe utanga report ikazagera hejuru ku buryo bashobora kukwirukana. None ugahorana buri gihe iyo stress ya buri gihe, ugasanga niyo umuntu abyukiramo, niyo yirirwamo, nibyo urota, nibyo urwana nabyo, amatiku yo mu kazi, ukagera mu rugo warakaye, utekereza iki, abakozi baguhamagara, ibi n'ibi. So urumva ubaho ubuzima bwawe bwose utabayeho uri wowe, atari wewe, ntabwo mu by'ukuri ntabwo aba ari wowe, ahubwo uba uri kubaho, uri gufasha undi muntu kugira ngo inzozi ze yagize abashe kuzacivinga kandi atagushima. Aguha umushahara akakubeshya ko aguhemba, ariko mu yandi magambo ni uburetwa, ahubwo n'uwo mushahara aguhembye ugasanga usubiye ntacyo wowe uri kurifasha. Nibyo nshaka kugira ngo twinjiremo neza, abantu baze kunyumva neza, nagira umuntu unyumva nawe mutagira ngo wenda ndi kurwanya abantu bajya gukora ku kwezi, cyangwa se njye nabikora, ariko nanone nkabikora mu bwenge, nkoresheje bwa bwenge ndi kuvuga. Njyewe nyiga muri secondaire, nakunda kubwira abanyeshuri twiganaga, cyane cyane ko ni n'umuyobozi, nababwira ngo iyo ugeze mu wa gatanu secondaire utarabasha guhitamo uwo uzaba we mu buzima ugiye kwinjiramo, birakugora kwinjira muri systeme iri hanze hariya, kubera ko biragusaba ko usohoka uzi icyo ugiye gukora. Njye nari mbizi ko nzaba umuhanzi, umu artist, kuko nakuze nkunda amateatire, nkunda na filime. Ni nabwo buzima nabayemo kuva nasoza. Natangiye kaminuza 2012, 2013 njya muri kaminuza bitaga muri IPRC Kicukiro, ntangizamo club ya teatire, ntoza bagenzi banjye. So rero aho niho nabandi bagiye bambonera, nubwo na mbere bari batangiye kujya bambona, nkajya kuyambona ibiraka byo gukina mu filime n'ibindi. Nkabwira abantu habwira ngo ngewe nzaba virusi mu bantu, hamwe umuntu azatekereza umukinnyi akavuga ngo umukinnyi nkeneye ni Yves, mbu wa mbere, kuko ngewe nkunda ko umuntu w'imbere sinkunda ko umuntu w'inyuma. Nibyo byiza ahantu hose mbane. So narabikoze gake gake, abantu babona bidashoboka, ariko nageze ku rwego filime zose zabaga zigiye gukinwa ngo zijye hanze, ntabwo ari byo kwirata, bamwe barabizi gutanga ubuhamya hagati kugira ngo bize gukora kubyumva. Abantu bakavuga dukeneye Yves niwe muntu ushobora gukina role, iyi role yananiranye Yves niwe wabasha kuyikina. Natangiye urumva nubatse ikintu gituma buri muntu ankenera, aho kugira ngo njye kumushaka, kuko narwanyaga ikintu cyo gukora mfasha envelope nashyiramo diplome n'ibindi n'ama-CV nirukange gushakisha akazi. Iyi systeme y'isi irakubwira ngo ujye gushaka akazi, bakakubwira ngo turashaka umuntu ufite ubunararibonye, urangije kwiga ubunararibonye burava hari gukirangiza ishuri, kandi ngo ari ugiye kubushakira, ugasanga icyo ni ikibazo. Naho ugeze naho wagera mu kazi baragusuzugura, ugakora uhora ufite ubwoba n'urwikekwe ko ejo bakwirukana. Niba kwirukana ubuzima buragenda bute, kubera ko urabizi neza ko kubona akazi biragoye. Iyo nayo ni imbogamizi muri society dufite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, icya gatatu, umushahara ntubuhagije. Usanga wa mushahara bagiye kuguhemba uragufasha kwishyura inzu, ugufasha n'amafaranga yo kurya, nujya n'amahirwe wenda uguremo imyambaro nk'ibiri cyangwa itatu, ubuzima burangirira aho ngaho. Ubuzima burangirira aho ngaho. Ntuzafasha uwiwanyu wasigaye inyuma, ntuzafasha abakene, bafite uwo mutima wo gufasha abakene, kuko nabyo ni ibintu dutegetswe gukora. Njyewe nk'umuntu wemera Kristo, hari imirimo tugomba gukora, gufasha abandi bantu, ko imirimo nizaduherekeza tukava muri buno buzima tukajya mu ijuru dufite imirimo tujyanye nayo. Ibyo bamaze kuvuga izo mbogamizi zose n'izindi ntabashije gusobanura, zikwereka yuko gukorera abandi bantu, kubaho buri gihe utegereje umushahara, ni ibibazo bikomeye, kubera ko ntusinzira, nturyama ngo wumve uratekanye, mu rugo ntutekana, isaha n'isaha uri ku nkeke, basha no guhoza ku nkeke, nubwo nta wagoza ku nkeke mu buryo bw'amagambo, ariko system ubwayo iguhoza ku nkeke. So rero niyo nshaka ko tuvuga kuri iyo system rero. Iyi si mubona dutuye, iyi si tubamo, ntabwo isi ari abantu.
abantu bajya bavuga ngo abantu ngo babaye babi, ngo abantu ni babi, ariko mu by'ukuri abantu twese tuvuka turi, navuga ngo tuvuka mu mutwe turi netre, tuvuka dufite ubumana, kuko tuvuka tuba twararemwe. Imana ngo yatumye tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu, ngo tuza turi abantu bari pure mu mutwe. Noneho iyi systeme tuba tuje muri, nanone isi mbabwire ngo isi si ubutaka, si iki kirere mubona, isi ni systeme, ni systeme yubatswe n'abantu. Abantu tugomba kubanza gutekereza mbere na mbere, uko nagiye mbisobanura, tukamenya twebwe ubutunzi dufite. Nkuko natanye avuga ngo Kongo ifite amabuye y'agaciro, ariko uyu munsi ni ifite abantu bakennye cyane. Uyu munsi yareba ibindi bihugu ngo bitabare, ibihugu bifashe, biha inkunga, ariyo yakwiye kubitanga inkunga. Natwe tureba akazi hirya no hino, kandi mu by'ukuri twibagiye ko natwe dufite ubutunzi bukomeye muri twebwe. So tugara dusaba Imana ngo niduha akazi, Imana wampaye akazi, Imana wampaye akazi. Ariko ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. None abandi bantu bari kuba blessed, bari kujya gukora, bari kujya mu nzozi zabo, barangiza tugashaka kujya kubafasha gushyira mu bikorwa inzozi zabo, ariko ntidushyire mu bikorwa inzozi zacu. Twari tuvuze ku kintu kigendanye nuko tugomba kumenya icyo dufite. Ufite iki ngo mpereho, sibyo? So rero nari ndimo navuga ngo umushahara si mubi, ni mwiza, ariko ukubera mwiza mu gihe ufite ibindi bintu utekereza ushaka kuzakora ibyo ari byo, kugira ngo bigufashe no kuzacivinga goals. Mumenye yuko ntabwo iyi si turimo, abantu batekereje bagashyiraho systeme, si abanyabwenge babayeho kuri iyi si. Tukigukira natwe, niba tutabasha kumena ngo iyi systeme tuyimeneremo twinjiremo, dushyire systeme yacu twe tugenderamo. Kuko bura n'Imana uko kureba wenyine, kureba uri umwe, ntabwo kurebera mu kivunge cy'abandi. Usobanukira ugakora nawe ibintu byawe yumvamo, nayo yaguha umugisha, yabona ko bashije gusobanukirwa. So ndashaka kubwira abantu, niba ukora nibyo ukora, ariko utekereze uyu mushahara wawe, uwutekerezeho. Hari abantu bakora bafite imyenda muri banki, umuntu agasanga umuntu afashe umwenda wa banki, kuba wenda yubatse inzu, azishyura amafaranga mu myaka 5 cyangwa se imyaka 10. Iyo myaka azayibaho ahora ahangayitse, azabaho muri iyo myaka ataryama ngo asinzire, azaba hari imbata ya bosi we yibombarika kugira ngo batanamwirukana, kuko azi ko afite umwenda agomba kwishyura wa banki. Uwo muntu azarwara stress. Iyo myaka uko igenda igira, niba ashatse abari kubyara abana ari ku musaruro no kwiga ahantu hahenze, tureke twe turi mu bihugu abana bigira ubuntu. Ngewe ndi hano ko umwana nta kibazo agira cy'umwana agaragaye ko hanga abana bose bigira ubuntu, ariko ukatufata nk'ubu byo muri Afurika, aho umwana gusa kumujyana kwiga ahantu heza, sibyo? Ibyo biraje, utekere kubaho ubuzima busigaye buhenze, byo kurya birahenze, transport irahenze, umushahara uraza kuvamo ibyo bintu byose. Ariko watekereza ni gute umushahara nawe ubyaza umusaruro, hamwe nakora business yanjye byibiri kanwara imyaka 5 nyubaka, aho kugira ngo imyaka 5 igende nyimare ndi kwishyura banki. Kuriya banki ni nkaho iranze nkaho atari yawe, ubaye ukodesha banki. Ni nko kwakodesha lodge, ni nko umuntu yakodesha hotel, wenda aho bitandukanye uko ibashije kuyishyura iyo nzu irayigumana, sibyo? Ariko mu by'ukuri ubuze amafaranga bagusoramo nabi cyane. Titaye ngo warayubatse yarakuvunnye bakigusha n'amafaranga makeya. Ariko yaba wasobanukirwaga, ushobora kubaho ubundi buzima nanone, kutagira ubundi buzima bakakuvuna, ariko ukazabaho neza, kuko nyuma y'uwo mwenda uzasanga n'ukene nanone gufata indi nguzanyo ngo abana bige, indi nguzanyo ngo bigende gutya, uri muri ubwo buzima urinde usanzwe ufite za stress twagendaga tuvuga. Isi beshya abantu nk'urubyiruko cyane cyane, kandi ungaruka nubwo abantu bakunda basigaye bitwara nk'abana, ugasanga nabo bahora urashaka umuntu mukuru ukamubura, umurebera mu rubyiruko ruri hari, ugasanga bose nabo barashaka guhinduka nanone abana. None system igeze aho itubeshya yuko ishaka ko umukecuru ashaka kwitwara nk'umwana w'imyaka 15, imyaka 50 agashaka gusireyinga,
umugabo w'imyaka 50-60 arashaka kugenda n'abasore ari kureba twa twana tw'imyaka 10 n'ingahe noneho ntibagifite ibyo batinya. Noneho isi iratubeshya ngo ry'ubuzima ngo ni isi ry'abantu, ngo ubuzima ngo ni bugufi. Uko niko isi isigaye, ibyo nabyo tukabyumva tukabyemera ngo ubuzima ni bugufi, ariko ubuzima ni bugufi kuri nde? Ubuzima ni bugufi ku muntu uzi yuko burangirira hano ku isi, udafite gutekereza ko nyuma y'ubuno buzima hari ubundi buzima. Kandi ubuzima ni bugufi ku muntu uzi yuko atazagira amashami, atazabyara. Ubuzima bwawe iyo burangiye none ukajya muri kino gitaka, ubwo kuri isi nibwo mvuga, iyo burangiye bukomereza mu bana bawe. Niyo mpamvu umuntu akora akavuga ngo ewe n'ikijyana, uyu ni Yves, ni umwana wa runaka. Uko wabayeho hari ubuzima unsigira, nkakomeza muri bwa buzima bwawe bwo kusikira, nanjye nkazabuhereza abandi. Nibyo bita ibisekuruza uko tugenda duhererekanya. Iyo uvuze ngo ubuzima ni bugufi, ubivuga ushingiye ku ki? Ushingira kuri wowe. Uko niko imitekerereze yawe ireshya, kubera ko niko isi yakubeshye. Ngo iyi si tubeshya kugira ngo duhume amaso, tubeho ituyobora uko ibishaka cyane gose. Ariko kubemera bazi ko nyuma y'uno buzima dufite ubundi buzima tuzabaho. Ubwo tugiye kuvuga ngo twinjiye muri yo twavuga ibindi bindi. Twajya kuri Dawudi n'umuhungu we Salomo. Aho Imana yamubwiye ngo yashaka kubakira Imana urusengero, Imana ikishima kubona ko agiye kwibakira ingoro. Ariko ngo kubera ko amaraso, ibiganza bye byakoze amaraso, Imana ngira avuga ngo ndabyemeye, ariko si wowe uzarunyubakira, uzubakwa n'umuhungu wawe. Sibyo? So rero ni ukuvuga ngo nawe ubwawe bivuze ngo Imana ishobora kutagusubiza, igasubiza abana bawe, ariko wabaye uhute Imana ikubona gute? Nyuma y'uno buzima uzajya he? Ukorera mwami iki? Ukwiye kumenya umwami ukorera. So reka nanje ngaho ndahavuge Yves, kuri uko donc kuko ibi biganiro turiko turatanga ni ibiganiro bya gospel, turaba Kristo. Ikindi kintu numva novuga nko ku bantu b'aba Kristo, novuga hariho imihamagaro tuba dufise. Imana yadushize muri twebwe, Imana ibishaka ko dukora muri kingdom yayo. Mugabo kubera ubuzi turimo turakora, si tundeho ndashaka kuvuga ari ngahi Buraya cyangwa ari muri Afrika, ugasanga system iri yashaka idukoreshe tubone yanzu turiha yarwaye yake, mugabo twibagire ico Imana yaduhamagariye gukora, tugafokusinga cyane ku buzima tubayemwo, mugabo ico Imana idushaka ko nitugikore. Tugasanga Imana hari n'ibyo itari kuri tu blessinga ko nta mugisha turiko turaronka, kubera turiko dushira imbere cyane ivy'isi, ivy'Imana navyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushake ubwami bw'Imana hanyuma ibindi byose biradukurikira, muzabyongerera. None twebwe dushaka ibyo tuzongererwa, aho gushaka ubwami bw'Imana. Shaka ubwami bw'Imana mbere, nibwo uzabona ubwenge bugufasha kumenya ikikurimo, kumenya uwo uriwe. Ibindi byose uzabyongererwa. Naho nujya gushaka muzabyongererwa, uzabona muzabyongererwa, hanyuma izane na stress, izane na bya bibazo byose twavugaga. Iyi si irabeshya kugeza aho ibwira abantu ngo money is everything. Abantu tukabyemera ngo amafaranga ni byose. Amafaranga si byose. Amafaranga yagufasha kugera ku bintu byinshi, ariko ntiyagura ubuzima. Hari abakire bataryama, hari abakire barwaye depression, hari abakire barwaye kanseri, hari abakire bafite ibibazo byinshi, hari abakire bafite abana babo bishwe n'ibiyobyabwenge bahora mu bigo ngororamuco. Ayo mafaranga ntiyabakiriza abana, ayo mafaranga ntiyabakiriza urupfu, ayo mafaranga ntiyabazurira abapfuye. Money is not everything, God is everything. God is everything. So nubwo twafashe ikigirwamana cyitwa amafaranga turakimika, ariko Imana niyo byose. Nibyo. Subira gusaba rero ko twe tubanza dushaka ubwami bw'Imana. Noneho ndi gusoreza
mvuga Imana, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, imigisha yose y'ibiriho izatuzaho. Mu biganza by'Imana harimo byose umuntu yifuza, harimo ubutunzi, harimo ayo mafaranga, harimo abana, harimo abagore, harimo abagabo, harimo ubuzima, harimo ibyishimo, harimo umunezero wa wundi wabuze mu bantu, wabuze muri iyi sisiteme yakunize. Ibi ngibi turi kuvuga ni nka rya jambo rivuga ngo imbuto zimwe zaraje zigwa mu mahwa, amahwa araziniga, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa ku rutare, inyoni ziraza zirazirya, izindi zigwa mu butaka bwera, sibyo? Ubutaka bwiza, zanjye zirakura. Birakeneye ko aya magambo ni kuvuga agwa mu mitima agiza, agwa mu mutima wumva. Yego bro. Ariko niba udafite ubumana uraza kubyumva ukundi. Urabwo umusenga ikigirwamana cyitwa amafaranga aho gusenga Imana. So the money is not everything. Buriya buri gihe duhora Imana ndashaka akazi, Imana ikaba ari kuyu muntu urimo ari kuvuga n'uruhi. Ndashaka akazi, shaka njye. Banza ushake d'abord. Banza unshake. Akazi ndakaguhanya. Urahora usaba akazi kandi Imana yaguha akazi yongera gukona imbere yawe. Imana yaguha umugore yongera gukona imbere yawe. Abana kugira ngo bazane mu rusengero, kugira ngo uhore bazane imbere batoza Imana, ukajya aho kwatoza umurimo. Ku cyumweru niho bagiye ngo gukina, ku cyumweru niho bagiye gura n'abakoce, ku cyumweru niho bagiye ibyo byose. Kubera iki gutenyaga ubuzima bw'ejo ngo buragoye ngo iki, ugasanga umuntu ashaka akazi akora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Yaburiye umwanya Imana. Niba ukora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, ubwo koko tuvugishije ukuri, umwami wawe ninde? Ni amafaranga. Ni amafaranga. So iyi si irahanga, ubu ngubu ndi kuvuga kuri YouTube hano. Ariko niba YouTube itanga amafaranga, ubwonko bwanjye bugahita bugira nk'abantu kugira ngo mbone amafaranga menshi, ni uko mpereza mikoro abantu bavuga ibipfu, kuko nibyo abantu benshi basigaye bashaka kwirebera. Naratangaye aho isi uyu munsi wa none ibeshya abantu kuryo abantu batunga mikoro, umuntu wavuze ubugoryi. Imana imbabare kuvuga gutyo singira umumeretse, nangwa mu mbabare. Abantu bakaza kuri social media akavuga amagambo ukibaza uyu muntu agira indero, uyu muntu agira hakomoka, uyu muntu atekereza ko abazamukomokaho, kandi abantu benshi akaba ari byo baca baraba. Yego, uyu muntu atekereza ko ibintu biri ahangaha bitazasibangana. Ese uyu muntu wamuhaye platform, we imitekerereze ireshya gute? Kuko arashaka ari kura amafaranga, kuko ikigirwamana cye Imana ye ni amafaranga, sibyo? Mu gitondo bugacya ngo kanaka yavuze ibi niba abanyamakuru bose niho bateranira bazanye amakamera kuza gukira ikinyoma ku karubanda, bakazana bakica abantu. Iyo ni ya systeme yubatswe kugira ngo bidukoreshe muri bwa buryo bidukamura mu Mana ngo dushyire mu bindi bintu. So rero mutekereze kabiri, money is not everything. Ubuzima si butoya, ibyo bintu byonyine biri mumfashije mukayimenya ko ubuzima atari bugufi n'amafaranga atari byose. Ndababwiza ukuri, mwakubaka isi nziza. Ikindi mbifuriza ni mushaka Imana, ibindi byose zabibaha. Business ziracyari ku bwinshi, mwakora business mukubahisha Imana. No mu kazi urimo, mu gihe utarabasha kuba wakora business, utabasha kubabona icyo gishoro, waba mukubaha Imana. Imana tuyubahisha ahantu hose. Imana itanga impano nyinshi. Ntabwo impano y'Imana yo kuza ngaho havuga ijambo ry'Imana gusa, no kuba waba umuyobozi ukajya muri politiki, nabyo ushobora kuba nayo ni impano. Ikaguha impano yo kumenya ubwenge, yo kumenya science, yo kumenya ibiriho, ukajyayo ariko ugahagararira Imana. Ushobora kugira impano yo kujya muri army, ukaba umusirikare, ukajya kurinda umutekano. Ibyo akaba ari ibintu byawe, kumva ko ari ibintu byawe, ariko ugahagararira Imana muri wa murimo. Ukaba uri umukozi w'Imana uhetse imbunda, ukaba uri umukozi w'Imana w'umusekirite, ukaba uri umukozi w'Imana muri football. Iyi systeme nsoza ubwira ikindi kintu yagereranywa na football. Buriya football ikipe mubona abaneshobora ko ari abafana b'amakipe, ariko buriya reka nkubwire, ikipe si abakinnyi. Ikipe si abakinnyi, ikipe ni systeme yayo, systeme yubatse. Niyo mpamvu nk'ubu ushaka gusanga nk'umuntu afana ngo wenda tuvuge iyo sport se cyangwa tuvuge nka Arsenal y'amakipe wenda azwi cyane,
umuntu yafanye Rayon Sports mu myaka wenda 20 ishize n'ubu ngubu niyagifana nakubwira ati ngewe nzagwa inyuma ya Arsenal nta kintu cyankura kuri Arsenal. Arsenal kambara imyenda akisiga n'amarangi mu by'ukuri yayikunze wenda kera hakina muri Thierry Henry, uyu munsi ntagikina football, ariko ikintu gituma atayivaho kandi abakinnyi bose cyagiye bakinaga batakirimo ni systeme bubatse igufata ikakuzirika hamwe wumva ko udashobora kuva kuri Arsenal. Wabyumvise noneho umutima ugahora kuri Arsenal ugahora aho ngaho uri byagenze gute baguzuye mukinnyi byagenze gute muri championnat bazakina n'iyi equipe ugashaka kuyikura ubucukumbuzi ubwenge bwawe bugahora aho ngaho kubera yuko systeme yabo yarakuziritse abandi bakazirikwa n'ibindi ariko yaba twafokasingaga ku Mana ukaba ngo Mana ndagushaka uko bwije uko bukeye, niba hari igitabo kirimo ubwenge ni Bibiliya, ugasoma Bibiliya umunsi ku wundi umenya ubwenge, ugenda ufunguka, ugenda umenya umuntu niki, ugenda wimenya. Bibiliya yambika ubusa iyi systeme isi ikagira ubwambure ukayirunguruka ukayimenya. Niba ushaka kurunguruka isi, niba ushaka kumenya ubwambure bw'iyi si, niba ushaka kumenya ubupirate cyangwa se navuga iki iyi systeme ari pirate, uko wayicengeramo, uko wayipfumuriramo, uko wabaho kandi ukabaho neza unezeye umuntu muri paradizo muri iyi si. Soma Bibiliya, usenge, ushaka Imana. Ibyo bintu nubikora nta kabuza iyi systeme uzayitsinda. So ngaye ngo ndashoje ndashaka kugenda cyakire umva twavuga tukarazaho kandi ubuzi ibintu bifise umumaro cyane reka nkuko ubivuze tugeze ngahe ikiganiro tuzobandanya kandi numva ari topic nziza twovuga bukira bugati. Ni topic nziza kandi ni ndende. Yego ni ndende. Buriya wenda abantu bazatubaza no muri comment nyamurika ni muri comment nimugira ibibazo cyangwa se ibyo inyunganizi muzatwunganira. Yego. Muzatwunganire mutubaze mumaza nzajya nzabasubiza nzaza nicare kuri mikuganga kuri kamera nicyo gitugenda ahangaha tubigane ibyo mutasobanukiwe ibibazo byanyu mbisubize. Ndi hano ngo mbisubize kuko ikigega cyanjye ntabwo kirakama. Yego. Isoko yanjye y'ubwenge iracyari kududubiza. So rero Imana ibagirire neza, Imana umugisha, Imana ibaha amahoro, Imana ibishimire, Imana ibahishurire mugire ihishuriro. Ndagushimiye nawe kandi murakoze cyane nanje ndishimye kubana namwe kandi bajyeho basubscribing baje no kuri iyo channel yacu Igihe Niki mwanditsemo Igihe Niki Ministry muzobona natwe ibiganiro byacu mugire subscribe ndanagupiningira kugira ngo basi bazaboneho link mumfashe muzamukurikire hanyuma tuzajya nibiganiro kandi tugiye tuzadukorana cyane kuko ntitwari tuzinanya ariko ini Burayi ntivyoroshe kugira ngo uronke umuntu mukorana gutya ukaganira ariko Imana yadufashije yaduhuje tuzaza dukorana. Imana igumugisha nawe bakunda mugira amahoro nakagaruka nyagasani abane namwe. Amen, amen.